amakuru se mwiza nyine wagusanze ngiye kubabaza icyo banywa aho mwadutunguye ko mwatubwiye ko muzazi iyo mureba umuntu mutuma reka nzajye kwereka nawe uri ubwiherero ni bwinshi cyane reka bakwereka yose nta kibazo akaba nzahanyeka ubwo biraje nzahanyeka n'imbaraga ni mu rukendo ruzanye iki hafi nta nisohokera ese vesti ubu muzima cyangwa ntabwo utekereza ahubwo ndakubonye byinshira ubwoba buranyica ikintu ushaka kubaza cya mbere wageze hano kumayibona niyo mugabo wawe niyo mubana umva kwemera gushaka imayibobo ntabwo nanjye mbyishimiye ni ukuzibanganya ibimenyetso natekereje nashakishije ahantu nakwihisha ndakubonye ngiye kumva numva urutima no mu nda ngo pi umva rwisekuye mu umva mubwire muvande do izere koko byarangiye aye wawe birangira do ahantu hose uramanitse ibihe byiza wowe umukunzi w'agenda ku mwana nizere ko umeze neza aho uherereye hose mu bice bitandukanye guys nizere ko mwakoze subscribe like share ndetse na comment kuko inkuru cyangwa se filime yanyu story yanyu igeze aharyoshye kandi hashyushye cyane ni urucabana niko bajya bavuga ngo ni urucabana wanyweye amata nyuma y'igihe kinini rero Samu yongeye guhura n'umwana w'umukobwa mbere na mbere yaragize ubwoba bwinshi cyane ashaka kwiruka ariko hari ikibazo ngende kwibaza sinzi nawe uri kukibaza Uwera niye impamvu iri gutuma atabwiza ukuri Samu yuko uriya mukuru wa Samu yamufataga ku ngufu buri munsi nihe mpamvu ese Uwera akeka yuko na Samu abikora cyangwa ese Uwera imva n'imvano iyo uyu mwana yabyaye yamubyaye gute byagenze gute ese wowe uratekereza ko habaye iki cyatumye Uwera aza kubyara umwana ndetse akaza no kumubura nyuma y'igihe kinini akaba aricyo yongeye kumubona uri gutekereza ngo iki andika muri commentaire mbwira igitekerezo cyawe uko ubyumva ndetse no kubitekereza nkuko tubibonye twabonye umuntu babyaranye ese babyaranye mu buhe buryo ese uyu muntu nyuma yo kubyara gutera inda Uwera yagiye ko twumva ngo yagiye hanze afite ibyo ahunze yagiye hehe yagiye ahunze iki ndetse tuze kugaruka no k'uyu mugabo uno mubyeyi rwose bahora bafata nk'akabebe bakamufurisha imyenda nako bamufata nk'umukozi wo mu rugo bamufurisha imyenda agateka akagira ute akarara hanze ibintu nyine byose ni zagara nkibaza ikibazo kimwe nibaza ni iki ngiki uyu ni umugabo ese wakwifuza kugira umugabo umaze gucya mu rugo wakwifuza yuko papa wawe wenda urugero wowe uri kureba filime wenda uyu yaba ari nka papa wawe wakwifuza ko papa wawe afatwa mu buryo byagenda gute andika muri commentaire mbwira uko bitekereza ndetse no kubyumva reka mbanze mbashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe ndetse nawe utarayikora iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore kano kanya kandi ikintu nababwira cya mbere cyo nuko Imana iyo dutije imbaraga idutije umwuka duhumeka naho bindi byose ntibirizana ntukihebe ntukumve yuko ibintu byose byarangiye kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi nshuro ibintu byose biragenda neza nkuko mubibona n'ababana bari bageze ku mugereka umwe mubi cyane wo kugira ngo bajye kubagurisha babakuremo impyiko ndetse zimwe mu ngingo bazigurishe bibonere amafaranga ariko murabona ko Imana yabikoze nyamuneka reka tujye dushima Imana kuko idukorera byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi nimba koko nawe hari ikintu Imana yagukoreye andika muri commentaire andikamo amen ikindi nabasabaga nuko mwamfasha aba bana tukabasengera bakabona umenye ukuri kwa nyako bakamenya ko bari atari ababyeyi babo ndetse na Uwera akigaragaza ariko ikibazo nibaza kimwe Uwera ababyeyi be bishwe n'iki byagenze bite ni gute yabyaye umwana akisanga ntawe afite ni gute aba bana bageze mu maboko y'aba bagabo iyo umugabo n'uyu mugore ku buryo biyitirira ngo n'ababyeyi babo aho hantu harimo ikibazo ese wowe nta kiri kubonamo
ikindi uno mugabo aragira icyo akihanangiriza uwera ati ndakwiyamye n'ikindi gihe atazajya n'umwana wumva wiganirizwa utwo tugambo tudafite 12 utazansenyera cyangwa se ngo nteze abana ejo bitume hagira ikibabaho. Ese aba bana uburyo bari gufatwa bagakwiye gufatwa gutyo mu mitungo y'iwabo? Guys, hano harimo ikibazo, harimo tena, harimo kwe. Nawe bitekerezaho umbwire uko byumva ndetse no kubitekereza aba bana bagakwiye kuba bafashwe gute. Twivire hariya twigarukiye ahangaha, umugabo rwose afashe umwanzuro aramubwira ati yewe ndaje ndakwemeza muri iyi minsi ntago uri buncike kandi ninza ndajaje nta muntu uzansubiza inyuma, gusa uzamenya uwo ndiwe ako kantu muri kumva, uzamenya uwo ndiwe. Ese hari iyindi sura ibe yihishe ku muntu cyangwa se ayandi mazina ku buryo umuntu aza kukubwira ngo uzamenya uwo ndiwe kandi uri kumureba imbere ya. Ariko uyu mugabo nubwo nawe akomeje kwihagararaho cyane agashyigikira mu mafuti, ariko uno mugabo ari mu makosa. Ariko ikibazo nibaza, izi miliyoni 30 bari kumwishyuza, ariko nanjye igitekerezo ngiye gushyiramo sinzi nimba nawe ariko uri bugitekereze cyangwa uri bucyumve. Ntekereza yuko mu kugira ngo bano bana babure umwe mu ababyeyi babo haza gusiriganwa ino mitungo, bano bantu bari kubamo bashobora kuba barakoresheje uyu nguyu akakoresha petit frere we kugira ngo abashe kwivugana abo bantu, nyuma yo kubivugana bagasigarana abana babo, nyuma yo kubasigarana wenda bari baravuze ko bagomba guhana umwanzuro no kugira ngo mwishyure 30 by'uko yamwiciye abantu, none nyuma yananiwe kuyishyura kandi ari mu mitungo y'abandi, amaherezo araba yahe? So abana ntabwo barongera kubashimuta. Reka tubasengera atadagira umwana wanyira gukoraho. Ese uwera we amaherezo ye nayahe? Ubazavuga kuri kuye mwana ari ubwe bizagenda gute? Gusa hano hantu naho harimo tena, wayi impamvu atajya bwiza no muhungu kuri yuko mukuru we yajyaga mufata ku ngufu. Si umuhungu we ntago mu ruhande rumwenda tutabona, ntago yaba ameze nka mukuru we, uyu mutima agaragaza nwanyawe cyangwa ari ibindi akora yihishiriye? Ni ikibazo nibazaga, gusa nanjye nkakikubaza nawe nkakikubaza nimba hari ukuntu byumva cyangwa ubitekereza. Andika muri commentaire mbwire ko byumva ndetse no kubitekereza. Kandi ikindi nabasaba mujye mwandikamo ibitekerezo byanyu kugira ngo ejo nejo bundi, kuko twebwe tugira ngo mwishime mugubwe neza mumererwe neza. Rero kugira ngo ejo nejo bundi ibitekerezo byanyu naba ari fresh bitewe no kuntu mwanditse, tuzajya tugenda dukomerezaho tubikora episode tugendeye ku bitekerezo byanyu ndetse n'inama zanyu za buri munsi mutajya muhwema kuduhereza. Guys, rero reka nkubwire ngo nimba waburaye ejo uzarya bitewe n'Imana. Gusa ikintu wakora, izere Imana niyo byose, niyo rugira ndetse niyo rurema irema byose kandi ikanasenya byose bitameze neza. Guys, rero si wumve yuko wihebye, iki nicyo gihe, uyu ni umwanya kugira ngo ushime Imana yuko ugejeje aya masaha y'umwe kumuka bazima, kuko hirya no hino yaba za Rusororo yaba mu bitaro hari benshi bagiye bariyo batameze neza ndetse hari n'ababuze ubuzima, ariko uracyahomeka. Guys, shima Imana kubw'ibyo bintu. Reka twikomereze ahangaha. Guys, tugomeje kwihangarisha bano bana cyane, twivuye inyuma yuko nta muntu uzongera kubakoraho tureba cyangwa se tureberera n'abana bacu kandi dukunda tukanabishimira. Gusa ikibazo ndi kwibaza guys, harimo tena ikibazo ndi kwibaza, aba bana umunsi bamenye yuko abatari ababyeyi babo kandi ababyeyi babo bapfuye bitabye Imana, n'umunsi uwera yamenye ukuri k'uyu mugabo babyaranye, bizagenda gute? Ese uno mugore uvukana n'uyu mugabo wabyaranye na Uwera amaherezo ye nayahe? Vestine yakoze iki ku buryo ari wanted? Guys, ni ikibazo nibaza nawe ukibaza. Gusa hano harimo ikibazo gikomeye, impamvu yagiye gushaka umugabo w'imbobo azajya yigwa yiyoborera uko yishakiye, akajya kwihisha ahantu mu gahegeni hahandi batazamenya n'amakuru yewe mu bintu byo mu mujyi. Umunsi baramutse bamufashe, ese uyu mugore yakoze iki?
yakoze icyo yagikoranye n'uyu mugabo wabyaranye nawe Uwera, uko ari babiri kuko bafatanyije icyaha. Yakoze iki? Wowe urumva yarakoze iki? Guys, reka mbanze bashimire by'umwihariko kandi mbikuye ku mutima ko mwakomeje kudukurikirana. Ndabakunda cyane.